Hari abakobwa benshi bakunda abasore babona ari beza, bambara neza, bagaragara neza, bavuga neza, ariko nyuma bakasanga bari kubabara bucece. Si buri muhungu wese useka neza ukwiye kubakana urugo nawe. Uyu munsi tugiye kuganira imico 8 ushobora kwirinda kare. Ntashobora gufata inshingano iyo arashinja amakosa abandi atajya yemera amakosa yakoze, uwo yitwa excuses. Uwo azaguterana mu gihe ibintu bikomeye. Nta kubaha afite. Niba agusuzugura mu ruhame akakubwira amagambo akubabaza, akaguha agaciro ari uko hari icyo agukeneyeho, iyo slave ni manipulation. Akubeshya byoroshye. Umuntu ukubeshya ibintu bitoya azakubeshya no mu bintu bikomeye. Trust niyo fondasiyo y'urukundo. Nta cyerekezo cy'ubuzima afite. Niba nta ntego, nta gahunda, nta vision, ashobora kuzisanga ajyana n'umuntu atazi yajya. Urukundo nyarwo ruba rufite direction. Arakugenzura birenze. Akugenzura kuri telefone, akugenzura ku nshuti, akubuza kwiteza imbere. Ibyo si urukundo, ni control. Abafite umujinya ukabije se, niba kurakarira vuba akagushinja amakosa, akagutera ubwoba, iyo mico ishobora kuzaba mibi cyane ku rukundo. Akurusha kwiteza imbere kurusha urukundo. Nibyo yibandaho cyane ari ugusiga umubiri, ibyo ashaka kurusha ibindi ari inyungu ze ku mubiri. Wose umuntu ufite future. Ntariole. Niba ahora agenzura abandi agutera insecurity, aguha impamvu zo gushidikanya ku buzima bwe, uwo azagusiga mu marira. Si ukuvuga ko nta musore mwiza ubaho, ariko umutima wawe urakomeye ku buryo ukwiye kuwuhindura. Hitamo umuntu ufite ituze, ufite intego, ufite umutima wo kubaka atari uwo gusenya. Wowe nari uwuhe muco ushobora gusenya kurusha iyindi mico? Ese wari ugeze kuguteza agahinda kubera imwe muri iyi mico? Twandikira hasi muri comment tuvugane. Ukande like, ukande na subscribe niba ushaka ibiganiro byimbitse ku rukundo n'imibanire.